Turabasuhuje, reka dutangire gutya. Iyi ni voka, iki ni icyuma. Abana b'Imana bazatoranya ibyo kurya by'inyubaka mubiri, ntazaba ari kubw'irari ryabo, ahubwo ni kubw'ubuzima bwiza. Nimwumva uko ibyanditswe byera bivuga, uburyo bivuga ku by'ubuzima, Uwiteka yerekanye neza ko benshi bazishimira uwo mucyo. Abazi neza amategeko y'ubuzima n'iby'umuze mukeya, imirire yabo n'iminywere bizayoborwa n'umutimanama. Iki kibuto cya voka mureba ni ingirakamaro, ntabwo ari cyo gutera ishoti ngo ukijugunye, ahubwo iyo ugifashe ukagisukura neza, ukuraho kino gishishwa cy'inyuma, hanyuma ugakataguramo uduce duto, wamara gukataguramo uduce dutoya, hanyuma ukagiblendinga cyangwa se ukagisekura, hanyuma ibyo bivuyemo ukabyanika mu nzu, apana ku zuba, havamo ifu. Iyo fu ivuyemo, ngiyi ifu y'ikibuto cya voka. Iyi ni ifu y'ikibuto cya voka, ngira ngo muri kuyireba. Iyi fu ni ingenzi cyane, ni ingirakamaro. Iyo irangije umaze kucyanika cyarumye, urongera uragifata ukakiyunguruza akantu nk'aka ngaka. Aka ngaka gaciriritse, ndababwira uburyo umuntu wese yageraho. Ukoresha aka ngaka ugafata ukajya ushyiraho, ukayungurura neza, agafu kavuyemo ibisigaye ukajya ubisekura, kongera ukabisekura ukabisubiramo bikanoga neza, hanyuma ukongera ugasuka hano, ukadaha ugasuka hano, ukayunguruza kano. Ako gafu kavuyemo ukakabika neza ahantu hizewe. Iyo fu ivura ibintu byinshi cyane, ivura indwara nyinshi cyane turaza kubabwira. Hanyuma ni amababi ya voka. Aya mababi ya voka nayo iyo uyafashe ugafata hagati y'amababi 7 ndetse n'10, ukayacanira muri litiro y'amazi, hanyuma ukanywa, ukayakoresha nk'icyayi. Ndaza kukubwira urutonde rw'indwara bivura muri iki kiganiro. Iyi video ntigucike, uraza kunguka ibikugirira umumaro kandi bikazagira umumaro n'abawe. Muri makeya turavuga kuri avoka, tuvuge ku kibuto cya voka, tuze kuvuga no ku mababi ya voka, icyo yagufasha ikakuvura, icyo byakumarira mu buzima bwawe. Niba tuboneye mu mitima, tuzagera mu ijuru. Turahera kuri avoka. Avoka twifashishije igitabo cy'umuhanga Dr. George Pampronaloge, yanditse mu gitabo akita Healthy Foods, ku rupapuro rw'112 rw'icyo gitabo. Mu cyongereza cyitwa Healthy Foods, mu gifaransa cyitwa Santé par les aliments. Kuri urwo rupapuro yagaragaje icyo yagaragaje avoka icyo yamarira abantu. Yagaragaje ubukungu avoka ikungahayeho. Bwa mbere, itera imbaraga avoka. Mu magarama 100 ya avoka harimo kilokalori 161. Mu ibyitwa proteine ni inyubakamubiri harimo garama 1.98. Ibyitwa carbohydrates ni ibinyamasukari harimo 2.39. Ni amagarama fiber, ni ibikatsi birinda abantu kurwara constipation na za hemorrhoide. Ibyo ngibyo cyangwa se hari ababyita ururenda, ibyo harimo amagarama 5. Harimo vitamini A ingana na 61, hakabamo vitamini B ya mbere ingana na 0.108. Ayo ni amagarama. Vitamini B ya kabiri ingana na 0.122 ni amagarama. Niacin ingana n'amagarama 2.27. Vitamini B ya gatandatu ingana na 0.500, ayo ni amagarama.
ibyitwa folate ni vitamini B9 yitwa nanone folic acid ingana na 61.9, ikagira vitamini B ya 12, vitamini C ingana na 7.90, vitamini E ingana na 2.30, umunyu ngugu wa calcium ungana na 11 na magarama 11, umunyu ngugu wa phosphore 41, magnesium 39, ubutare iron 1.02, potassium 599, umunyu ngugu wa zinc ni 0.42, ibinyamavuta muri rusange ni 15.3, ibyo bita total fat. Saturated fat ni 2.44, cholesterol nta rurimo, nta rugimbu rurimo, umunyu ngugu wa sodium ni 1.10 na magarama 10. Ibi byose tumaze gutondagura biri muri avoka. Avoka iyo yinjije mu mubiri bya bindi ubu byinjije mu mubiri byifataniriza hamwe bikakubakira umubiri kandi bikagufasha ku bintu 11 ngiye kukubwira. Icyambere, avocado is healthy for the heart. Ni nziza, itanga ubuzima bwiza, ni ikiribwa kigenewe guhabwa umutima. Ese gute? Mu magarama 100 ya avoka harimo miligrama 76 y'ibyitwa beta testosterone by'urugimbu rwiza, noneho bifasha bigatuma birinda urugimbu rubi rwinjiye mu maraso. Ubwoko bw'amavuta ya avoka arwanya urugimbu rubi rwinjiye mu mubiri, noneho bigatuma muri rusange umutima ugira ubuzima bwiza. Icya kabiri, it's great for vision. Ifasha cyane kureba, ifasha amaso. Bigenda gute? Bitewe nuko ikungahaye ku byitwa phytochemicals, ikungahaye ku byitwa phytochemicals bibiri, ibyitwa lutein na zeaxanthin. Phytochemicals bishinzwe gufasha amaso kugira ngo arebe neza. Nanone ikindi batubwira nuko avoka ifite ibyitwa beta carotene. Beta carotene iboneka muri avoka ikunda gufasha mu kugabanya ibyago byo kurwara indwara abantu barwara bageze mu za bukuru. Icyo ni icya kabiri. Icya gatatu, avocado may help to prevent osteoporosis. Osteoporosis cyangwa se osteoporose ni ukumungwa kw'amagufa cyangwa se kuvunguka kw'amagufa. Mu bigize avoka 18% ikungahaye kuri vitamini K. Iyo vitamini K iyo igeze mu mubiri ituma umubiri ushobora kunyunyuza umunyu ngugu wa calcium. Uyu munyu ngugu wa calcium rero ugabanya ibyitwa urinary excretion of calcium. Mbese iyi vitamini K ituma umunyu ngugu wa calcium unyunyuriza ikika mu mubiri, ushoboza umubiri kunyunyuza calcium iri mu byo twariye ikinjira mu mubiri. Kandi vitamini K nanone ikumira ko calcium idasohokera mu nkari, umubiri ukayitakaza binyuze mu gusohokera mu nkari. Nibyo ibyo noneho bigafata, kandi iyo calcium niyifasha ikagoboka amagufa agakomera kandi bikarinda indwara z'amagufa zitandukanye. Ingingo ya kane nuko avoka yifitemo ibirwanya kanseri. It contains components that prevent cancer. Gute? Ubushakashatsi bwarakozwe buza kugaragaza yuko hari sano iri hagati yo kurya avoka ndetse no kugabanyirizwa ibyago byo gufatwa na kanseri. Abarwaye kanseri bakeneye avoka, abadashaka kurwara kanseri nabo bakeneye avoka. Bimeze gute? Ubushakashatsi bwakozwe bwagaragaje yuko kurya avoka bitewe nuko ikungahaye ku byitwa folate cyangwa se folic acid, ni vitamini B9, bigabanya
ibyago byo kuba umuntu yafatwa na kanseri ibyitwa colon, stomach, pancreatic and cervical cancers. Ni kanseri enye zikurikira: irinda kanseri yo mu mara, kanseri yo mu gifu, kanseri yo mu rwagashya ndetse na kanseri yo mu nkondo y'umura. Iyo ni avoka. Ikindi tutabura kubabwira kuri iyi ngingo nuko avoka yifitemo bya phytochemicals. Ubundi ikintu bita phytochemicals ni ubwoko bw'ikinyabutabire kiboneka mu bintu bikomoka mu butaka gusa, ntabwo kiboneka mu bintu biboneka mu bintu biri vegetal plants. Mu bimera niho haboneka ikinyabutabire cyitwa phytochemicals, naho mu byo abantu barya ariko bikomoka ku nyamaswa nta kinyabutabire cyitwa phytochemicals kibamo. Kandi icyo kinyabutabire ibimera nibyo bigira ibyitwa photosynthesis. Photosynthesis ibera ku bimera, ntabwo ibera ku matungo no ku nyamaswa. Iyo phytochemicals nicyo ibintu byose by'ibimera bihuje ikintu cyo kugira ibara ry'icyatsi kibisi. Iryo bara ry'icyatsi kibisi niryo rivumbitsemo ubuzima. Ubwo buzima, iyo umuntu ashaka ubuzima arya ibitera ubuzima. Noneho ibikomoka ku nyamaswa nta phytochemicals bigira kuko bitagirirwaho photosynthesis. Mu yandi magambo, iyo umuntu ashaka ubuzima yibanda ku kurya no gukoresha ibikomoka mu butaka, mu bimera, kuruta gukoresha ibituruka ku nyamaswa. Niyo mpamvu ngo ibyo phytochemicals ziboneka muri avoka zirwanya kanseri cyane. Byagaragaye yuko birwanya kanseri, iterambere rya kanseri ngo biyiburiza mu bikoma mu nkokora ugutera imbere no kujya mbere kwa kanseri. Icya gatanu nuko avoka ifasha byitwa fetal health, urusoro. Ibungabunga kandi igafasha mu buzima bwiza bw'urusoro. Mu yandi magambo, iyo umuntu ariye avoka akayirya neza kuri gahunda, urusoro ruba ruri kugaburirwa kandi ruba ruri kubungabungwa, rugira ubuzima bwiza. Icya gatandatu, reduces depression risks. Igabanya ibyago bya depression, n'agahinda gakabije cyangwa se indwara zo guhangayika. Bigenda gute? Avoka ni isoko ya vitamini B ya 9 yitwa folate cyangwa se folic acid. Iyo vitamine igira umumaro ukomeye cyane mu mubiri, cyane cyane mu buzima bw'ubwonko. Hakozwe ubushakashatsi buza kugaragaza yuko avoka, bitewe no gukungahara kuri iyi vitamini B9, igabanya, hari isano ifitanye no kugabanya no kurinda no kurwanya agahinda gakabije ndetse n'ubwihebe, ibi byitwa depression. Avoka igira umumaro munini cyane wo gufasha. Hari imisemburo itatu: umusemburo witwa serotonine, n'umusemburo witwa dopamine, n'umusemburo witwa norepinephrine. Iyi misemburo itatu igira uruhare mu gushyira kuri gahunda ibyiyumviro, gusinzira ndetse no gutera uburyohe. Iyi misemburo itatu abantu dukwiye kugira icyo tuyimenyaho. Uyu wa serotonine ni umusemburo ufasha, ni umusemburo uvuburwa ugafasha umuntu mu gushyira ku murongo, ugafasha mu gushyira kuri gahunda ibyiyumviro, mood, appetite, sleep, social behavior, memory, sexual desire. Ni ibintu bikurikira. Uyu musemburo wa serotonine ufasha mu gushyira kuri gahunda ibyiyumviro, ubushake mu kurya, sleep, ibitotsi cyangwa se gusinzira, social behavior, imyitwarire abantu bagira ariko ituma babashobora kubana neza n'abandi, ndetse no kwibuka, ndetse n'ibyitwa sexual desire. Ni bituma imyanya myibarukiro cyangwa se ibihimba by'irondoka bibasha gukenera gukora kandi neza. Ibyo ni uyu musemburo. Uyu witwa dopamine bamwe bamuwuziho, ndetse n'uwitwa norepinephrine. Uyu musemburo wa norepinephrine ugira uruhare runini cyane mu gufasha ubwonko mu gukora neza, ibyo bita increasing alertness. Ubwonko bwakenerwa aho igice cy'umubiri aho bukenewe bukihutira gutabara.
hanyuma icya gatatu focus, bigafasha ubwonko mu kutajahagurika ahubwo icyo bugiyeho bukagikora, ndetse memory retrieval, bigafasha igice cy'ubwonko gishinzwe kwibuka cyangwa se kubika amakuru igihe amakuru akenerewe ukakibuka, ubwonko bukayatambutsa ari byo kwibuka muri rusange. Iyi rero avoka ikungahaye kuri iyo vitamini yitwa vitamini B ya 9, folic acid cyangwa se folate, igira uruhare runini cyane iyo byibumbiye hamwe, bifataniriza hamwe mu itera gusinzira neza, igatera ubushake mu kurya, kandi ikindi avoka ituma umuntu yiyumva neza, ibyiyumviro bye bikajya kuri gahunda, bikaba byarinda agahinda gakabije, ubwihebe ndetse no guhangayika. Icya karindwi nuko avoka ifasha mu igogora, improves digestion. Mu mirire yacu iyo turiye avoka ifasha imyanya ishinzwe igogora mu gukora neza. Icya munani, natural detoxification, ni ikura imyanda mu mubiri kandi ikica imyanda ariko mu buryo bwa naturel, mu buryo bwa karemano kamere. Icya cyenda, osteoarthritis relief. Bimeze gute? Ni bifasha abakunda kurwara cyane cyane ngo bageze mu za bukuru, bagakunda kurwara indwara zigendanye no mu hano aho amagufa ahuriye bitewe n'ururenda ruba rwaragabanutse bitewe no kugera mu za bukuru. Avoka igira uruhare runini cyane mu gukumira no kurwanya izo ndwara. Abantu baribwa, bakunda kuribwa mu mavi n'abakunda kurirwa mu hano mu aho ingingo zihurira, aho amagufa ahurira. Avoka ni ingenzi cyane, ikungahaye mu bifasha mu rurenda, ndetse bitewe ngo nuko ikungahaye kuri fibre, noneho bigarinda n'amagufa muri rusange, bituma ubuzima bwiza bw'amagufa rugumaho bitewe n'ibikungahaye n'ibyo avoka ikungahayeho. Baravuze ngo avoka, soya ndetse n'ibindi biribwa bikungahaye ku byitwa saponine. Saponines ni ibifasha mu mavi, abakunda kuribwa amavi. Avoka ni umuti ukomeye cyane cyane n'abageze mu za bukuru. Umuti na avoka. Ingingo ya 10, antimicrobial action, irwanya za mikorobe za infection zitandukanye, ngo bitewe na cya kibuto turaza kubabwiraho nyuma. Iki kibuto cya avoka, iyi fu yacyo igira umumaro ukomeye cyane mu kurwanya za bakteri cyangwa se amamikorobe muri rusange. Icya 11, kuri avoka, protection of chronic disease, irinda umuntu indwara zatwibanire. Indwara zatwibanire, indwara nka stroke, hypertension, diabetes and obesity, umubyibuho w'ikirenga, diabete, umuvuduko w'ikirenga w'amaraso, ndetse no guturagurika k'udutsi two mu bwonko ariyo ndwara yitwa stroke. Avoka ifite uruhare runini mu kubirinda no kugabanya ibyo byago bitewe nuko ikungahaye ku cyitwa fibre. Ikindi ni uko ngo amavuta ya avoka, amavuta ari muri avoka arwanya amavuta mabi. Ubwoko bw'amavuta mabi abantu barya, amavuta yo muri avoka arwanya ayo mavuta mabi. Ibyo ni ibintu 11 bigaragaza ibyiza byo gukoresha avoka, igakoreshwa neza. Baravuze ngo uyikoresheje ngo abantu igisate kimwe kirahagije kugira ngo umuntu abone icyo umubiri ukeneye ku munsi. Igisate kimwe kirahagije ngo umubiri uburonse ibyo ukeneye ku munsi. Kabiri, kurya nibura abantu barya voka imwe nibura buri cyumweru mu buzima bwabo bwose, bakabigira akamenyero, bibafasha cyane mu kurinda izi ndwara zitandukanye ndetse no kubagirira akamaro mu mashami yayo, mu mashami atandukanye. Ubu noneho tugeze ku mababi ya avoka. Aya mababi ya avoka ufashe nk'amababi hagati y'8 na 12, ukayashyira ukayoza neza kugira ngo imyanda iveho, hanyuma
ukayacanira mu mazi muri litiro y'amazi, ugafataho agace k'agatasi ukakanywa k'icyo cyayi cyangwa se k'icyo kinyobwa. Ntabwo ari ngombwa gushyiramo isukari, kuko isukari keretse ari isukari nziza, naho isukari mbi iyi ngiyi yo kuri butike yisanzwe iteza akaga gakomeye cyane. Icyo cyayi cy'avoka cy'amababi y'avoka kigira umumaro mwinshi ukurikira. Icya mbere, avocado leaves may have many health benefits include. Amababi y'avoka agira umumaro mwinshi cyane ku mubiri. Iyo mimaro ni iyihe? Heart health, bifasha umutima. Gute? Aya mababi y'avoka improves blood circulation, bifasha gutembera neza kw'amaraso. Lower blood pressure, kugabanya umuvuduko. Warafite umuvuduko w'ikirenga w'amaraso biwushyira kuri gahunda. Noneho and reduce hypertension, bityo umuvuduko w'ikirenga w'amaraso ugashyirwa kuri gahunda. Noneho abantu ubwo abarwaye umutima, umuvuduko w'ikirenga w'amaraso bakeneye iki cyayi cy'avoka. Icya kabiri, digestion, bifasha muri digestion, imwigogora, igogora, kunogerezwa kw'ibyo kurya. Dietary fiber in avocado leaves can help with the digestion and gut health. Bivuze ngo iki? Aya mababi y'avoka akungahaye ku byitwa fibre. Kwinjiza rero iyo fibre mu mubiri, iyo fibre iboneka mu mababi y'avoka bifasha mu kunogerezwa kw'ibyo kurya, kandi bikafasha bigatera n'ubuzima bwiza bw'igice cy'umubiri cyitwa inda, gut health. Hanyuma icya kane, inflammation, irinda amababi, iki cyayi kirinda kubyimbagirana. Icya gatanu, mood, bifasha mu gutekereza neza, bikarinda ibintu, ubwo bigatuma ubwonko bukora neza, bikarinda stress n'ibyitwa anxiety, n'umunaniro wo mu bwonko ndetse n'agahinda. Ikindi gikurikiraho, immunity, ubu bifasha mu kongera abasirikare b'umubiri, bigatuma ubudahangarwa bw'umubiri bwiyongera. Icya nyuma nuko iki cyayi cy'amababi y'avoka gikura imyanda mu mubiri and reduce blood pressure and kidney stone problems. Bafite ibibazo by'umuvuduko w'amaraso, kandi noneho bikarinda ngo n'amabuye aboneka mu mpyiko, utubuye n'utubuyenge twibasira kidneys. Noneho ayo cyari cyayi cy'amababi y'avoka. Dusoreze noneho kuri cya kibuto cy'avoka twabonye yuko kidakwiye gutabwa. Iki kibuto cy'avoka ugifasha ukagisya nk'uko twababwiye, ifuka yanika neza, ugafata ikiyiko kimwe gusa, ufata iki kiyiko, hanyuma iki kiyiko ukagishyira mu gatasi k'amazi ashyushye, wagishyira no mu gikoma ukavanga neza ukanywa. Wagishyira ikiyiko kimwe, iki kiyiko wagishyira no mu byo kurya bifite isosi, mu isosi y'ibyo kurya, ndetse no mu gikoma twari tumaze kukibabwira, ukavanga neza. Iki gifasha mu kuvura indwara zikurikira. Gifasha abafite ibibazo mu mitemberere y'amaraso. Icya kabiri, cyongera amaraso. Icya gatatu, gifasha abarwaye impyiko, ni umuti ku bafite indwara y'impyiko. Icya kane, ni umuti w'igifu n'ibibyimba byo mu gifu. Icya gatanu, kirwanya kandi kigafasha kuri kanseri, ku barwaye kanseri kirabafasha. Igikurikiraho, gatandatu, gitunganya imvubura ya tiroyide. Karindwi, gifasha abagira imihango iryana n'imihango ihindagurika. Umunani, cyongera ubudahangarwa bw'umubiri. Avoka ni ingenzi, ni ingirakamaro. Amababi y'avoka afite umumaro, ikibuto cy'avoka nacyo gifite umumaro. Nibyo twari twabateguriye uyu munsi. Ese hari icyo bikunguye? Hari icyo bigufashije? Niba iki kiganiro kikugiriye umumaro, bitwandikire muri comment hano hasi. Tubifurije ibyiza n'amagara mazima. Nimuhaguruke mukwire ku isi, mubwiriza Yesu, mukize imitima igiye kurimbuka.
nimuhaguruke